Omora TV. Muri iyi si dutuye ntabwo byoroshye cyane, kubera ko kugira ngo ugire inshuti ntago ari ikintu utegeza ako kanya ngo ube wagira inshuti muri uwo munota. Oya, ntago ariko bigenda, ahubwo urabanza ugashakisha inshuti, ugashaka umubano. Noneho igitangaje nuko nyuma gushaka inshuti biza kuviramo ibibazo bikomeye cyane. Ibi nta bindi, ya nshuti washatse nikuviramo umwanzi, rimwe na rimwe yakuviyemo n'umugambanyi. Ndagusuje kandi nkwifuje kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Omora TV. Nge ndi Irakiza Rakije Musa, mbahaye ikaze. Mu gitabo cy'isezerano rishya hagaragaramo inkuru y'imibereho ya Yesu Kristo, ndetse nuko yitoranyirije intumwa ze 12, ndetse kandi akaba hananditsemo uburyo Yesu Kristo yagambaniwe akabambwa ku musaraba bitewe n'umwe mu ntumwa ze yatoranyije. Uwo nta wundi ni Yuda Iskariyoti. Nabigiranya no kuba umuntu uyu munsi ashaka inshuti akayitaho ibya mirenge ku ntenyo, ariko ya nshuti yashatse ikaba ariyo izamugambanira. Ese ibi ntago byagira ikibazo bitewe nuko abantu batandukanye bahita bafata umwanzuro wo kureka gushaka inshuti bitewe nuko babizi neza ko ya nshuti washatse izakuviramo umugambanyi. Mu 1970 mu gace kitwa Beni Masal mu gihugu cya Misiri havumbuye ivanjiri nyizina ya Yuda, aho yagiraga icyo avuga ku rupfu rwa Yesu Kristo. Iyi vanjiri nyuma yo gusobanurwa neza yagiye hanze mu mwaka w'2006. Iyi vanjiri nyuma yo gusobanurwa neza yagiye hanze mu mwaka w'2006. Tugiye kumenya neza ubuzima bwa Yuda, tumenye n'icyo avuga ku rupfu rwa Yesu Kristo, nk'uko bigaragara ko Yuda Iskariyoti ari wagambaniye Yesu. Ese ko abantu bamwe na bamwe batandukanye, inyandiko nyinshi zitandukanye zigaragaza ko urupfu rwa Yesu rwari rwarateguwe. Ese Yuda yaratoranyijwe mu ntumwa 12 aje mu kazi, cyangwa se yatoranyijwe aze gusoza isezerano ryari ryarateguwe? Iyi ngiyi ni Omora TV. Kanda subscribe, ukoreshe ya utange n'ibitekerezo, urabutanze umusanzu ukomeye cyane. Ese haba hari abandi bantu bagize icyo bavuga kuri Yuda Iskariyoti wagambaniye Yesu? Uyu mugabo ni muntu ki? Ese we yarabanye gute n'izindi ntumwa za Yesu Kristo? Ibi ngibi bigira uruhare rukomeye cyane mu kuba abantu benshi bandika ibitabo bitandukanye atugiye kureba ahangaha. Ibi byose ugiye kubikurikira kuri Omora TV. Yuda Iskariyoti avugwa muri Bibiliya nk'umugabo w'umugome cyane. Nta Bibiliya n'imwe yigeze yandika Yuda Iskariyoti nk'umuntu mwiza. Ariko se Yuda Iskariyoti yatajya kugambanira Yesu tuba twaracunguye dute? Niyobera rikomeye cyane. Ese Yuda Iskariyoti ubwo yabanaga na Yesu nta Bibiliya imuvugaho? Ese Yuda Iskariyoti yari muntu ki? Wese n'izindi ntumwa bari babanye bate? Yuda Iskariyoti niwe wamenyekanye nk'umugambanyi igihe Yesu Kristo yapfaga. Uru ni urupfu Yesu Kristo yapfiriye abantu ndetse akanaducungura tewe na Yuda Iskariyoti umwe ari umugambanyi. Ku isi yose abakristo bamufata nk'umuntu wakoze amahano, ari we yatumye Yesu Kristo abambwa, ariko abandi bakristo bamufata nk'umuntu wabazamuriye umukiro kuko yatumye ibyanditswe bisohora. Hari inyandiko z'ubuzima bwa Yesu butanditswe muri Bibiliya zitwa Regnostic. Muri izi nyandiko zavuye mu Misiri mu mujyi witwa Regnostic Hamad. Nk'uko nabivuze mbere, Yuda Iskariyoti yakomokaga kuri Simoni Iskariyoti, gusa inyandiko zimwe zigaragaza ko ari mwene Simoni gusa. Inkomoko y'izina Iskariyoti ndetse n'igisobanuro cyaryo ntibivugaho rumwe. Hari umuryo wo muri Yudeya witwa Kiriyoti, aha akaba bakeka ko ari we Yuda yakomokaga. Bikaba ari nibyo byatumye yitwa Simoni Iskariyoti cyangwa se Simon Iskariyoti. Abandi bavuga ko ririya zina rigaragaza ko Yuda yari umwe bagize umutwe witwaga Skari. Uyu akaba ari umutwe wakomotse ku Baromani ugizwe n'abifuzaga ubwigenge. Ibi ariko bikaba bivuguruzwa nawe mu mateka avuga ko uyu mutwe wa Skari wabayeho mu mwaka wa 50 mu kinyejana cya mbere, bivuze ko Yesu yari yarapfuye. Ernest Nherari Hengestenbab we yavuze ko izina Iskariyoti rituruka mu cyaramaniya. Iri zina ryasobanuraga ibara ry'umutuku. Hari bamwe bavuze ko izina rishobora rikomoka mu Kigiriki. Hari abantu benshi batandukanye bafata Yuda bitandukanye nuko abandi bamubona.
ese Yuda wowe umufata ute? Izina rya Yuda rigaragara mu gitabo cy'isezerano rishya, mu mavanjiri ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yuda Iskariyoti ni zimwe mu ntumwa 12 Yesu yatoranyije ku ikubitiro, ndetse hari n'abandi batoranyijwe na Yesu Kristo barafite n'imirimo itandukanye, ariko barasize imiryango yabo irimo abana ndetse n'abagore, bagata imirimo yatungaga imiryango yabo, bigaragara nk'igihango gikomeye ndetse n'urukundo rukomeye barafitanye Yesu. Ese icyo gihango Yuda yaje kugita bitewe n'iki? Urwo rukundo rwabumazwemo n'iki? Nk'uko tubisoma mu bavanjiri, ngo Yuda yaje gukoreshwa n'abashaka kwica Yesu, icyatumye ahinduka akagambanira Yesu ntikigaragara neza. Gusa mu ivanjiri ya Luka handitsemo ko kuri uriya munsi aribwo Satani yamwinjiyemo, maze bimutera kujya gushaka abari bafite umugambi wo kwica Yesu, abwira ko ari bubafashemo. Ese ku busanzwe Yuda ari intumwa nk'izindi? Tugerageje kureba itandukaniro ryaba ari hagati n'izindi ntumwa, byavuga ko bakomoka mu duce dutandukanye. Yuda yakomoka muri Yudeya, mu gihe izindi ntumwa zaturuka muri Galileya. Ibi byatumaga Yuda atandukana n'izindi ntumwa, nk'uko tubibwirwa na Jacques de Vestri, umunyamakuru akaba n'umwanditsi ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Avuga ko Yuda ari umwe mu bantu bari batandukanye cyane n'abandi, bitewe n'uko we yari umunyagalileya, abandi akaba ari muri Yudeya. Ibi ngibi ni ibintu bitandukanye cyane. Muri Yudeya hari abanyabwenge benshi baranasengaga kurusha muri Galileya. Muri Galileya ho byari bivanze, bari bakize ku muzabibu ndetse n'imboga, gusa bafatwaga nk'abaturage, ibi bidasobanutse nk'ab'i Yudeya. Tugendeye kuri ibi, twahita tubona ko Yuda ashobora kuba yari yubashywe mu zindi ntumwa biturutse ku hantu yakomokaga. Ibi kandi bigashimagirwa ko ari we watoranyijwe ngo abe umucungamutungo w'abandi bose. Nk'uko tubisoma muri Bibiliya, ngo Yesu yari azi ko azajya i Yerusalemu akahafatirwa, yari azi ko iminsi ye iri gusatira imisozo. Twahita twibaza ikibazo gikomeye cyane, twibaza uti mu guhitamo intumwa za 12 Yesu yari azi ko azamugambanira, cyangwa se amisemo by'umwihariko mu gusoza ubutumwa bwe yari afite? Ni gute wasobanura ukuntu umuntu yasize umuryango itandukanye igihe kingana n'imyaka 3 agasanga umuntu ariko azamugambanira? Ni iyobera rikomeye cyane. Nubwo ahangaha tubona ko ari iyobera rikomeye cyane, ariko hari abantu benshi batandukanye bavuga ko Yuda yaba yagambaniye Yesu bitewe n'irari yari afitiye amafaranga. Ntago byumvikana ukuntu wagurisha umwana w'Imana ibiceri 30 nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Yesu Kristo ni umwana w'Imana ukomeye cyane, kandi ntago byoroshye nk'uko tureba uko ibintu bitandukanye bigurishwa, kuba yagurishwa ibiceri 30 akicwa. Ibi byose byabereye i Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 33, nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Nk'abandi Bayahudi bose, Yesu ntiyagombaga kuza mbere bitagatifu kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Byari bisanzwe ko bayizihiriza mu rwa Yerusalemu. Mu kugera i Yerusalemu yakiriwe nk'umwami, ibi bitagaragaye neza mu maso y'abatambyi bakuru. Bukeye bwaho nibwo yicanye n'intumwa ze 12 ngo basangire ifunguro rya Pasika, ari nabwo Yesu yakababwira ko umwe muri bo agiye kumugambanira. Bose barikanze batangira kumuhakanira, umwe ati sinjye, undi ati sinjye. Ngo Yesu yababwire ko bari buhurize ukuboko kumwe ku isahane ari ugiye kumugambanira. Ako kanya we na Yuda bahurije ukuboko kumwe ku isahane nkaho byari biteguye. Yesu ahita amubwira ati ibyo ushaka gukora bikoreye vuba. Ako kanya Yuda yahise ahaguruka arasohoka, bisa nk'uko yari asanzwe ari umucungamutungo wabo, ngo abandi baketse ko hari ikintu agiye kugura, niko kwerekeza mu batambyi abamenyesha ko agomba kubafasha kugera kuri Yesu. Kuri bano batambyi icyari gisigaye kwari kumenya igihe bari bufatire. Yerusalemu yari yuzuye abantu baturutse impande zitandukanye z'igihugu, benshi muri bo bari baramaze gucengerwa n'inyigisho za Yesu. Niyo mpamvu iyo bagerageza kumufata ku manywa y'ihangu byagomba guteza imyivumbagatanyo mu baturage. Akaba ariyo mpamvu bahisemo amasaha y'ijoro, ndetse bakamusanga ku misozi y'imizete aho rubanda batagombaga kubimenya. Yazanye n'abasirikare maze yegera Yesu aramusoma. Ubugambanyi buba burakozwe. Gusa ikibazo kigihari cyo kwibaza niba koko yabaragambaniye Yesu ku biceri 30 by'ifeza. Reka mwibutse ko ari Omora TV, icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, ugakanda share, ndetse ukaba watanga n'ibitekerezo bya bitandukanye. Hari inyandiko zitandukanye zigaragaza impamvu Yuda yaragambaniye Yesu. Mu gitabo cya Matayo handitse ko yamugambaniye kuri ibiceri 30 by'ifeza, gusa ntibagaragaza neza niba amafaranga yaba yaratumye amugambanira. Mu gitabo cya Luka handitsemo ko Satani yinjiye muri Yuda maze bigatuma ajya kugambanira Yesu, kimwe n'abandi Bayahudi bose muri kiriya gihe bari bararambiwe ubukoloni bw'Abaromani, ngo buri muturage wese yahoraga asenga asaba Imana ngo ibohereze Mensiya, akaba yagombaga kubacungura akabakiza ubukoloni.
kuri bamwe ngo Yuda yabatekerezaga ko Yesu azabera igisubizo akanesha abaromani. Ngo mu gihe rero yakomezaga avuga ko agiye gupfa, ngo Yuda byaramutengushye, niko gutakariza icyizere, atekerezaga ko ibyo yifuzaga kuri Yesu atakibishoboye. Ntekereza ko yagambanye kubwo Yesu yaramutengushye, kimwe n'abandi bayahudi bose bari biteguye Mensiya uzaza ari umunyapolitike akabakura ku ngoyi y'abaromani. Yuda rero nawe yatekerezaga ko Yesu azabafasha kwirukana abakoloni mu gihugu cyabo. Mu gihe rero yabanaga Yesu nta gahunda yo kurwanya abakoloni afite, yahisemo kwitandukanya nawe kugera n'ubwo amugambanira. Ibi byavuzwe na Israel Rami Nofal, uyu ni umunya-Australia. Hari n'abandi benshi batandukanye bavuga ko Yesu yahoraga agumura abaturage ngo izindi ntumwa ze zimaze imyaka igera kuri 3 yose zimugenda inyuma. Yesu yari kumara gupfa ngo buzari gusigara mu gahinda gakomeye cyane. Ngo rero kubera izi mpamvu, kugira ngo yitandukanye n'abandi bose, we yicira amayira yari kuzacamo igihe Yesu yari kuba amaze gupfa. Uwitwa Gerard Mesadi, umunyamakuru mu Bufaransa, yavuze ko bidashoboka ko umuntu nka Yesu yagura ibice 30. Ngo ntibishoboka, nta nubwo byumvikana ko umuntu wari ukomeye nka Yesu yagurwa ibi biceri. Aya mafaranga nk'aya ngaya ngo yarugwaga umucakara cyangwa se akaba yagurwa umugati. Ikindi kandi yajya kuba yaramugurisha ibiceri 30, Yuda ntabwo ari guhindukira ngo yiyahure. Ikindi kintu giteye amatsiko kumenya impamvu Yuda yaje agasoma Yesu. Gusa mu bandi bahanga ngo Yesu yari umuntu uzwi cyane, ntabwo byari gusaba umuntu uza kubamwereka. Abasirikare bari baje kwica Yesu kandi yaberetswe na Yuda. Ikindi kandi ngo mu gihe Yuda yazanaga n'abasirikare, izindi ntumwa zari zisinziriye, ndetse bivuze ko nta yindi ntumwa n'imwe z'uko byagenze. Mu gitabo cya Yohani umutwe wa 6:34 no mu cya Matayo umutwe wa 6:25 handitsemo ko Yesu yari azi neza ko agomba kugambanirwa, akaba yanabiteguje intumwa ze kumwe muri bo azamugambanira. Ngo kubera izi mpamvu ngo ibyo Yuda yakoze byari umusozo umugambi w'Imana, kubera ko Yesu yari abizi neza kazapfa. Ibi kandi byongeye gutizwa umurindi n'inyandiko zavuye mu gihugu cya Misiri mu mwaka w'1970. Ngo muri izi nyandiko harimo n'ivanjiri n'izina ya Yuda. Mu kuzipima basanze zaranditswe hagana mu mwaka w'2200. Ngo kumusesengura neza bari gusangamo umurongo aho Yuda yanditse agaragaza ko Yesu aramusabye kumugambanira, ngo bari babiziho. Kino gitabo kigaragaza isura ya Yuda itandukanye y'ibyo dusanzwe tumuziho muri Bibiliya, kuko bamugaragaza nk'intumwa yarutaga izindi. Intumwa yakurikiraga neza inyigisho za Yesu, ikabaza ibibazo bitandukanye mu gihe abandi byabagoraga kumva izi nyigisho. Ngo Yuda yari inshuti ikomeye cyane ya Yesu, yitanzemo igitambo, wa wundi wakundaga Yesu kugeza naho yemera guhindanya izina rye mu mateka ya Yesu Kristo. Roman Abekasis, umufilozofi w'umufaransa, ko Yuda niwe mwigisha Yesu yakundaga kurusha abandi aho kuba Yohana. Ngo niwe mwigishwa wari wacengewe n'inyigisho za Yesu, biza kugera n'ubwo Yesu amuha misiyo irutiye abandi yo gusohoza ibyanditswe. Nyuma yo kubona ibyo akoze, bivuga ko Yuda nawe yatarengeje umunsi atarapfa. Gusa ibijyanye n'urupfu rwa Yuda nabwo hagaragaza mu kuvuguruzanya muri Bibiliya. Mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 27:3 kugeza ku wa 10 handitswemo ko nyuma yo kubona ibyo akoze, Yesu afata amafaranga ayabana mu rusengero ariko bitaragenda, nuko afata icyemezo cyo kwishyira mu kagozi ariyahura. Abatambyi bakuru ngo bahise bavuga ko amategeko atemera ko biriya biceri bishyirwa mu bubiko bw'Imana kuko ari biguzi by'amaraso, nuko barabifata babiguramo umurima wo kuzajya bashyinguramo abanyamahanga. Iyo sambu na n'ubu ngubu yitwa isambu y'amaraso. Ibi tubonye ariko binyuranye n'ibyanditswe mu gitabo cyarikozwe n'intumwa mutwe wa 2 umurongo wa 18 ahanditswe ko nyuma yo kugurisha Yesu, Yuda yafashe bya biceri akagenda akaguramo isambu, nuko yikubita hasi yubamye, niko gusandara amarataraka. Iyo sambu ngo bahise bayita Akenidama mu kirimi cy'iwabo, bisobanura isambu y'amaraso. Birumvikana ko inyandiko zivugwa ukubiri ku rupfu rwa Yesu. Ese koko yari imanitse cyangwa yasandariye mu murima? Si ibyo gusa, kuko mu ivanjiri ya Yuda itanditse mu murima, gusa ibitse muri Vatikani handitsemo ko Yuda yatotejwe n'izindi ntumwa ndetse bakaza kumwicisha amabuye. Wanditse ku rupfu rwa Yesu n'umwe wa Kristo wo hambere uzi amateka atandukanye cyane ku rupfu rwa Yesu, yitwaga Papiyasi. Ngo Yuda yapfuye atakibasha no kunyeganyeje umutwe we, yarabyimbye, abyimbye isura, ndetse ngo ntabwo yakibasha no kubona umubiri, ngo yarabyimbye bigera n'ubwo asandara amarasohoka. Ngo urwo Yuda yapfuye ku bwa Papiyasi. Kuno kutavugwa rimwe ku rupfu rwa Yuda byatumye bamwe mu basomyi ba Bibiliya bavuga ko ibyanditse mu gitabo cya Matayo ngo ntaho bihuriye n'ukuri. Ngo n'uburyo bw'umwanditsi ashobora gukoresha ashaka guhuza ibyabaye n'ubuhanuzi.
bavuga ko ibyo Matayo yanditse bijyanye n'ibiceri 30 byaguze Yesu ndetse n'ibijyanye no kwiyahura kwa Yesu yabihuzaga n'ibyanditse mu buhanuzi bwa Ezekiyeli ndetse na Yeremiya. Abanditsi batandukanye barimo Jerome ndetse na John Calvin bavuze ko ibyanditse muri Matayo ngo bibonamo amakosa. Undi mwanditsi witwa Raymond Brown yavuze ko ibyanditse mu gitabo cya Matayo mu mutwe wa 27 umurongo wa 9 n'uwa 10 ngo wabyanditse yahuje inyandiko yakuraga mu gitabo cya Yeremiya, naho ibijyanye n'ibiceri 30 mu rusengero ndetse n'ibijyanye n'isambu y'umubumbyi ngo bigaragara mu gitabo cya Zakari. Kubwa abantu bagabo navuze mbere ngo ibyanditse mu gitabo cya Matayo bivuga kuri Yuda ngo nta byabayeho. Abafilozofi batandukanye ngo bagiye bagaragaza icyo batekereza kuri Yuda Iskariyoti. Professor Bruce Lechtenbach, umwarimu wa filozofi muri kaminuza ya Northwestern University, yatangaje ko nimba Yesu yari azi neza ko Yuda azamugambanira, byari bisobanuye ko ibyo Yuda yakoze atari wabyikoresheje, ngo kubera iyo mpamvu ntabwo yakwiye kubihanirwa kuko ari ibyari byaramuteguriwe. Hari n'abavuzwe ko ibyo Yuda yakoze ngo yabikoze kubwo kubahiriza ugushaka kw'Imana. Witwa Erasmus yavuze ko Yuda byashoboka ko yifatira icyemezo gakuru bivuye ku mutima, naho John Calvin we avuga ko Yuda nta burenganzira na buke ngo yari afiteho, ngo byashobokaga ko ahubwo Yuda ari cyo yaremewe. Mu gitabo The Boston Fraud cyasohotse mu mwaka wa 1995 cyavuze ko ibyo Yuda yakoze ngo ni ibintu yabaze igihe yitegura kugira ngo azasoze isezerano yafitanye n'Imana. Ngo Yuda ngo cyaba ari cyo yavukiye, yaba yaravutse azi neza ko azaba umugambanyi, ngo nacyo kintu yatoranyijwe. Ngo yararebye neza usanga ari nayo mpamvu Yuda rero ntumwatoneshwaga kurusha izindi bitewe n'uko ari wabaye umucungamari n'ibindi byinshi twagiye tubona mu gihe abanaga ziri intumwa. Ntabwo twava kuri ibi kandi tutanyishije amaso mu ivanjiri ya Barnabas ivuga ko mu gihe cyo kubambwa wabambwe atari Yesu ahubwo ari Yuda wabambwe. Barnabas abisobanura avuga ko mu gihe Yuda yatwaraga abatambyi ngo bajye gufata Yesu, ngo Yesu yahise yihindura ukundi maze yizamukira ukundi maze isura ye isigira Yuda. Abari bafata baramubamba. Nyuma y'iminsi 3 apfuye murambo ye barawibye maze inkuru isakara hose ngo Yesu yazutse mu bapfuye. Aho Yesu yibera mu ijuru rya gatatu akimara kumva iyi nkuru ngo yasabye Imana kongera kumwohereza ku isi, ngo nukaraza akuranya intumwa ze ndetse na nyina n'abandi bantu, ngo nuko ababwiza ukuri kw'ibyabaye arongera yisubira mu ijuru, ngo akaza agaruka ku munsi w'imperuka ubwo azabaje nk'umwami. Ngibi byahise mu nkuru ya Barnabas mwiruta agnostic. Ibi ngibi bigaragaza bimwe abantu benshi batandukanye bagenda bibaza, ese uyu munsi wa none ubugambanyi tugenda tubona ku bantu batandukanye hari aho bihuriye n'ibyandikiye byandikwa muri Bibiliya? Nimba abantu babaho bakurikiza ibyanditse muri Bibiliya? Uyu munsi wa none nkitangira nakubwiye ko ushaka inshuti, iyo nshuti akaba ari nkaho kwibyarira umwanzi, ngo umuntu yibyarira ikishi. Iyi ni MOMO TV, nge ndi Irakiza Rakijemuzi. Uyakurikiranye ibiganiro bitandukanye bya MOMO TV, ndabashimiye. Kanda subscribe, ukoreshe ya ndetse utange n'ibitekerezo. Ni ukuri urabukoze cyane. MOMO TV.